wambwiye saa 2 za mu gitondo ubwo nguhamagaye. Yego. Message yihutirwa cyane, ariko cyane iyi message irihutirwa aho uri hose, aho uri bukande we wakoze subscribe kuri iki kiganiro, kuri subscribe. Ntago mbiza rega, ntago nsengera amatora. Haba mu gihugu cyacu, haba no hanze. Abantu batunguriwe mu nsengero, kandi akaga karaje. Mana hamwe ngo duhaguruke dusengere ibihugu bitatu. Dusengere ibihugu bitatu. Dusengere ibihugu bitatu: Burundi, Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro, imigisha itangwa n'Imana. Kuri uyu munsi wa none, ibyiza by'Imana nibibane namwe, kuko birashoboka ko waba udukurikiye uri mu bibazo cyangwa se uri no mu byishimo, aho waba udukurikiye hose uri, waba uri mu kazi, waba uri muri situation zitandukanye za mugenzi wawe, ariko tukwifurije kugubwa neza, tukwifurije amahoro y'Imana. Umwuka wera w'Imana rero abane nawe kandi abane nawe ibihe byose. Nkuko mubibona kuri kamera, twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana mumaze kumenyera ahangaha kuri izi channel zacu. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho neza. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru yanyu? Amakuru turaho, tumeze neza. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Imana irabarenze. Imana iraturinze cyane ahubwo. Ngo uri mu bwisho bw'isumba byose, azaba mu gicucu cyishobora byose. Haleluya. Igicucu cyishobora byose muri kukibona? Kanjye nkirimo, ariko hari umuririmbyi aririmye ngo ndabona agacu karimo gatutu agatanga imvura, ngo nk'agatanga imvura. Imana ishimwe iduhereze igicu kandi gitanga imvura y'umugisha. Icyo twifuza nuko abantu bose bahindukirira Uwiteka Imana bakamukorera, kuko ikiremwa muntu cyaremewe kuyiramya ndetse no kuyihimbaza. Reka ngusabe mukozi w'Imana, mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, ubanze usenge Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Gusenga ntabwo bijya bishya, ntibigira konje, niyo mpamvu tugomba gusenga igihe icyo ari cyo cyose. Imana nziza, Imana yacu bwite, Imana yadukunze urukundo rwinshi ikadupfira ku musaraba Golgotha. Ni wowe twiringiye aka kanya, ni wowe duhanze amaso, ni wowe isi yose ihanze amaso, ni wowe ibihugu byose bihanze amaso, ababituyemo Mwami twese tuguhanze amaso, tugira ngo umugisha wawe uduhe umugisha waturutse mu ijuru. Abakwizera, abakwiringira, abo bose mwamurukira ko bana bagire neza, ndabagushinganishije, bahagariraho cyane, ubambika umwambaro wo gukomera muri uru rugamba turimo. Umuririmbyi niwe warimbye ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha, uturendere utugire neza, tukugiraho umugisha. Turagushimye, turaguhimbaje kuko uje kubana natwe, mu izina ryawe Yesu, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereza umugisha kuko udushyize imbere y'Imana. Hanyuma mukozi w'Imana, uyu munsi nta bintu byinshi mfite byo kukubaza. Maze iminsi mu masengesho abantu barabibona iminwa yubumagaye, kandi bambwiye ko ufite message Imana yaguhaye. Reka nguhereze umwanya twinjire mu kibwiriza cy'uyu munsi.
Ikibwiriza cy'uyu munsi rero ni ikibwiriza cyiza abantu twese dukwiye kumva. Turagisanga mu Byahishuwe ibice 22. Ibyahishuwe ibice 22 umurongo waho wa 10. Yego. Dusomera mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibyahishuwe ibice 22 turahera ku murongo wa 10. Kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Ihangane gato. Yego. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ngo amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Komeza. Ntuyazigame ngo yagire ubwiru. Ntuyazigame ngo yagire ubwiru. Kuko igihe kiri bugufi. Kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa aguma kiranirwe. Ukiranirwa aguma kiranirwe. Uwanduye mu mutima agume yandure. Uwanduye mu mitima agume yandure. Umukiranutsi aguma kiranuke. Umukiranutsi aguma kiranuke. Uwera agume yezwe. Uwera agume yezwe. Uwera agume yezwe. Imana iguhe umugisha. 12. Dore ndaza vuba. Dore ndaza vuba. Nzanye ingororano. Nzanye ingororano. Kugira ngo ngororere buri muntu wese. Kugira ngo ngororere buri muntu wese. Ibikwiye ibyo yakoze. Ibikwiye ibyo yakoze. Ndi Arufa na Omega. Ndi Arufa na Omega. Uwa mbere n'uwa nyuma. Uwa mbere n'uwa nyuma. Itangiriro n'iherezo. Itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo. Hahirwa abamesera ibishura byabo. Kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Amen. Kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Inshuti zanjye, iri jambo ko rikubwira kumvishe, ndagira ngo wisuzume muri aka kanya, wongere wisuzume urebe se mpagaze nte, ese umwanya ndimo muhagazemo nte, ese ndavuga ibyo Uwiteka yishimira, ese ndakora ibyo Uwiteka yishimira. Ndagira ngo aka kanya wisuzume, wisuzume wongere wisubire urebe koko niba Uwiteka aje guhemba no guhana, akaza guhembera ibyo umuntu yakoze. Isuzume urebe umwanya urimo. Isuzume. Umuserebanya ngo barawubwiye bati inzira irimo irashya. Ati niko byahoze, bihora bishyushye, bihora bishyushye, bihora bishyushye. Birindaho ujya urute gushya. Ntabwo ari bya bindi rero twari tumenyereye. Byahinduye isura. Ntabwo ari bya bindi twari tumenyereye. Byahindutse, ntabwo ari bya bindi twajyaga tubwiriza abantu tukabahendahenda, tukabajyana tukabagarura ngo ihane. Oya. Byahinduye isura. Mwana yambwiye ngo mbabwire ngo nta guhendahenda kugihari. Abantu mwarahenzahenzwe kenshi, mwabwirije ubutumwa bwinshi, mwarabwirijwe, murabwirizwa, bamwe barumva abandi barinangira. Ariko Imana yamuhurira yambwiye ngo mbabwire ngo Imana ije guhembera icyo umuntu yakoze. Ariko nkakongera nkakubwira ngo ese uhagaze ute muri uyu mwanya? Isuzume urebe uko uhagaze muri aka kanya. Isuzume urebe niba udaca imanza. Uzi ko abantu barimo bancira imanza. Ariko ibihe byarahindutse inshuti zanjye. Nimushaka mureke guca imanza. Nabaciriye umugani ngo umuserebanya wahereye hejuru y'inzu baguma uvangwa niko byahoze. Ngo bihora bishyushye. Ngo bihora bishyushye nyine. Nimugume mu bishyushye. Nta gihe byashyuha cyane bikabotsa. Aha. Ngenda baburira kandi mba natumwe inshuti zanjye mube maso, musenge. Musenge. Nta gihe mutabwiye gusenga, nta gihe mutigishijwe
abakozi b'Imana basenga Imana koko baravuze ejo bundi baravuze yewe nta gihe utahereye wumva ubutumwa bwiza. Ariko ndakubwira ngo isuzume urebe ese mpagaze nte, ese uhagaze ute, suzume wirebe. Wirebe. Suzume wirebe. Iri jambo rigira ahantu rigukura, ntabwo ari amagambo. Hariho ababyita ngo ni amagambo y'Imana. Ntabwo Imana igira amagambo agira abantu. Ijambo ry'Imana tumaze kumva, ongera urusome, wisuzume. havuze ngo yego dore ndaza vuba. Ariko mwateze amatwi, twahere ku murongo wa 10. mwateze amatwi inshuti zanjye. Kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, ngo kandi arambwira ngo amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru. Inshuti zanjye, kuko igihe kiri bugufi. rekera aho ngaho abandi nabo baza kuhisomera. Ntabwo tubarusa gusoma dore ko njye ntanize. Reka tubibutse uwa 12. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Dore twiteguye. Ariko ndagira ngo wisuzume kuri umurongo wa 12. Ndagira ngo wisuzume urebe ese uhagaze ute, ese urumva uzahembwa. Ndagira ngo upfukame usabe Imana imbabazi wibwira mu Mana, ndagira ngo nanjye nzahembwe kandi mpembwe neza. Se ntuca imanza, se ntubabazwa nuko umuturanyi wawe yagize ibyago, se ntiwifuza yuko yirukanwe mu nzu. Ariko Pasika, ubuze ko hari abantu batazi kwirukanwa mu nzu uko bimera. Barahari benshi. Hari abantu babaho bazi ko abantu bakodesha basaze cyangwa byabayobeye. Akaga karaje, kandi njye numva ngo akaga kagwira indushyi. Siko umugani bawucara. Akaga kagwira indushyi ntabwo kazagwira bariya bameze neza bari mu byiza. Akaga kagwira indushyi ariko nikakubwira wihangana kuko gutabarwa kwawe kuri hafi. Reka mbahe message rero, sinzi niba natinze. Muri navuze ko tutazajya turenza iminota 20 sinzi tumaze gukoresha. Kambaye message ubundi byinshi yajyaga bimbwira mu isaha y'isa 9, ariko noneho byahindutse. Mani bimbwiye saa 2 za mu gitondo ubwo nguhamagaye. Yego. Message yihutirwa cyane, ariko cyane iyi message irihutirwa aho uri hose, aho uri bukande we wakoze subscribe kuri iki kiganiro, kuri subscribe. Ntago mbiza rega, ntago yego. Wowe wayikoze ukibona iki kiganiro, mi message irihutirwa. Bamaso rero, bamaso wanohereza n'undi wese. Imana y'amahoro ibagirire neza. Iyi message irihutirwa. Imana ambwiye ngo bwira abantu banjye muhaguruke musenge. Imana yambwiye ngo duhaguruke dusengere ibihugu bitatu. Dusengere ibihugu bitatu.
dusengera ibihugu bitatu: Burundi, Kongo n'ikindi ntavuze. Yego, n'ikindi ntavuze. Ubu rero ariko ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. yego, Si byo se rata? Ujya gutera uburezi arabwibanza. Ntabwo najya gusengera ahandi ntabanje kwisengera. Si byo rata? Jyewe buriya nkunda gusengera igihugu cyacu. Ariko simvuze ko ntari bubisengera ibyo bihugu mbabwiye. Na kiriya ntavuze nacyo ni igihugu gikomeye, kirakomeye pe. Sindumva n'intambara kibayemo, kirakomeye. Sindumva, ntabwo ndacyumva icyo gihugu hari intambara yabayeyo. Ariko Imana yambaye mu gisengere kandi ntabwo ari ngombwa kukivuga. Kandi nidusenga tujye dusenga natwe. Serata wajya gusengera umuturanyi wawe utabanje kwisengera. Uhera iwawe mu rugo. uko urumva niba sinzi niba ariko byemeye kuvuga. Nimba hari ibihugu tugomba gusengera, ariko igihugu cya mbere kigomba guhora ku mutima w'abantu ni igihugu cy'u Rwanda. Abantu bakagisengera, bakagisabira umugisha. Buriya dufite abantu bazi gukora, dufite abayobozi beza, dufite n'umutekano. Ariko abanyamwuka bo basabwa nyine gusengera nabo yasi y'umwuka, kugira ngo noneho tube hose, tube mu mubiri 100% no mu mwuka tube turimo. Urumva rero tugakunda tugakurikizaho n'ibyo bindi. No gusengera, tugasengera icyo gihugu, tugasengera ibyo bihugu. Kuko tudasenze, nshuti zanjye, tudasenze, tutabisengeye biriya bihugu, tumanukiwe n'akaga. Erega naho hariyo abanyarwanda benshi, kandi nyakubahwa nkunda kubabwira nkabwira ngo ikiremwa muntu hose aho kiri kugisengera ni ngombwa. Mbonye bagwiriwe n'akaga, mbonye muri kiriya gihugu abantu badasenze bagwiriwe n'akaga. Kandi ako kaga gatejwe n'igihugu kimwe, ntamenye. Ariko ndabwirwa ngo Imana ngo hagiye kubaho impunzi nyinshi. Hari ikiganiro mperutse gukora, n'abantu bahunga, ariko impunzi zigiye kuba nyinshi. Imana idutabare. Imana yambwiye ngo musengere abagabo n'abasore, dusengere abagabo n'abasore. Abagabo n'abasore bari muri biriya bihugu by'ibituranyi. Kuko ibyo bihugu bigiye kubura abagabo n'abasore benshi. Satani
satani yarabafuhiye, satani yarabafuhiye, satani yarabafuhiye. Ikindi nimubere maso amateraniro, mubere maso amateraniro. ADPR mube maso, bashumba mube maso, bakristo mube maso, banyamasengesho mube maso. Buri muntu wese mu itorero abajejwe muri ryo, sibyo rata? Buri wese uzajya mu masengesho y'icyumweru, mu materaniro y'icyumweru, ajya agenda yiyejeje. benshi batunguriwe mu nsengero, abantu batunguriwe mu nsengero. Mube maso, dusengere amateraniro ku cyumweru. Buri wese uzajya gusenga ajya gusenga yiyejeje. Benshi batunguriwe mu nsengero bagiye gusenga, batunguriwe mu nsengero bagiye gusenga. mu bantu basenga ku cyumweru, abantu basenga ku cyumweru batunguriwe mu nsengero, kuko burya ibyaha byose bikorwa muri weekend. Ku wa gatandatu no ku cyumweru ibyaha biba bikomeye. Abantu rero batunguriwe mu nsengero, kandi akaga karaje. Akaga karaje. Ikindi wambaje ngo amaze iminsi mu masengesho ngo iminwa yona, maze iminsi nsenga, nsengera amatora, haba mu gihugu cyacu haba no hanze, kuko hose tugomba gutora. mbona abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze, Yego, diaspora. byanshimishije kuko maze iminsi nsenga, ariko nabonye abantu batora neza, bajya gutora neza, abantu bagatora neza, nta mubyigano wari uhari, nta kujyayo ngo abantu birirweyo. Mbese wagenda ugatora igihe uviriye mu rugo, ukagenda ugatora, warangiza ukitahira, ugatora, warangiza ukitahira, warangiza ugatora ukitahira. Mbese buri wese yageraga yatora ahita ataha, nta murongo wari uhari, nta ki. Amatora mbona agenze neza. Igisubizo nakuyemo ni uko ari byiza. Ejo ku wa mbere abonye amatora azagenda neza, amatora azagenda neza rwose.
muhumure twarabisengeye tugende dutore kandi anambwiye ngo umuntu ugiye gutorwa hari izindi nshingano Imana igiye kumuha Imana yambwiye ngo hari izindi nshingano Imana igiye kumuha uko umubyeyi akunda abana izo nshingano Imana igiye kongera kumuha amatora yo bizagenda neza abantu bamwe bavuze byinshi bavuga byinshi ariko abantu ntibavuga mwe mujye musenga sibyo se gusenga niho hari igisubizo cya byose yego Imana ibahe umugisha kandi uwo muntu uzatorwa azashima Imana mborera no kubwira abaturage Imana ngo ibagiriye neza abantu basenze mwasengeye amatora Imana ngo irongeye bagarutseho Imana ibahe umugisha izo nizo mesaje zanyu nari mfite urakoze cyane Imana y'amahoro iwohereze umugisha uravuze ngo umuntu uzatorwa Imana imushakaho ko azajya gushima Imana ariko hano ntabwo tumenyereye ko abaperezida bakunda kujya mu nsengero ariko ntabwo gushima Imana ari kugenda nicyo nendaga kukubaza kuko hari igihe Imana ikubwira ikintu igashyiraho n'uburyo bwo kugikora sibyo ese waba ufite amakuru ko ari ukujya mu rusengero kujya hariya kuri radio cyangwa kuri stade aho ntaho nabonye ntaho nabwiwe icyo nabwiwe ni ugushima Imana byiza si byiza se kugirirwa icyizere si byiza so gushima Imana se ni byiza burananjye unyizeye n'undi wese akwizeye icyizere ni cyiza nibyo murakoze cyane rero yego ntabwo turi buze kubatindira Imana y'amahoro iguhereza umugisha kubwo guhaguruka ugasengera ibintu biremereye nk'ibyo ariko ukanasengera igikorwa abanyarwanda twese buri buke tuzindukiramo cyo kwitorera umukuru w'igihugu ntabwo ari kera rega nejo kuwa mbere uyu munsi turi ku cyumweru uyu munsi turi ku cyumweru tariki ya 14 ejo mu gitondo ku isaha ya ejo ku itariki 15 z'ukwa karindwi ku isaha ya saa moya zuzuye kugeza saa 9 tuzaba turi mu amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite twese twitabira amatora twiyubakira igihugu kandi niyo demokarasi kuyoborwa
n'uwo wagize uruhare mu kumutora. Ndizera neza ko abanyarwanda bazi inzira tujyamo, bazi iyo tuva, bazi iyo twerekeza. Buri wese azi sibyo nyambabwira ikidufitiye umumaro. Utazi yava ntamenya niyajya. Buri wese azi ikidufitiye umumaro. Nyamuneka nimutore kandi mwitabire dutore neza, dukomeze twibera mu bihe by'umutekano ntangere, ibihe by'iterambere. Mukozi w'Imana, urakoze cyane kuri message nziza uduhaye kandi mbona no kukwibutsa. Rero sinkwibutsa kuko urabizi, ujye ukomeza uzisengere, ndabizi neza intsinzi izagenda iboneka. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Uravuze uti gutora neza ni byiza, kandi ugatora umuntu afite agukura naho ageze ate akugeza. Ndakubabwira ngo utazi yava ntamenya niyajya. Mani baho umugisha rero, ndabakunda. Nimero ni ya yindi, ni 0782 966 97 41. Mani baho umugisha rero, dutore neza kandi dushima n'Imana ko yabigenje neza. Imana ishimwe cyane. Imana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana y'urukundo, Imana idukunda. Turagushimira, turaguhimbaje kubwo amasengesho tumazemo iminsi dusengera iki gikorwa cy'amatora. Mu izina rya Yesu Kristo, urukira kutugenera tukugeraho umugisha. Watweretse ko tuzatora nta muvundo, nta mubyigano, nta kugira ngo hagarara utinde. Mwami, byose biri mu bushake bwawe, biri mu buntu bwawe. Urakoze rero kuko byumvishije, kandi urakoze kuko bigenze neza. Dusenze twizeye, kandi Kristo ngo uzatuyobora, muhagarike mu kidendezi cy'amaraso yawe, bavire ku musaraba Golgotha, umuhe imbaraga, umushyigikire. Ndamusengeye mu izina rya Yesu, nanjye nisengera, ndetse nsengera n'igihugu cyacu. Mwami mwiza, mutugirire neza, tukugireho umugisha. Urakoze rero kuko byumvishije, dusenze twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Murakoze cyane ko mwese mu kubana natwe. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe. Ukeneye kudusangiza ijambo ry'Imana, ubutumwa, cyangwa se ukeneye kutuvugisha, reba iyo nimero urabona hasi cyane, hasi y'ikiganiro cyane. Ibisigaye uzahamagare, bazakugeza aho dukorera, ubundi dukora umurimo w'Imana.